Eh, Shalom, shalom, shalom akundwa, shalom bene data, shalom aho muri mwese, aho muri Amerika, i Burayi, Aziya, Australia ndetse no muri Afrika. Yesu Kristo wihe byose abaho umugisha. Uno munsi turi tariki 20 ukwezi kwa gatatu mwaka 2022. Ikiganiro cyacu cya Yesu Kristo wihe byose, tukomeje ikiganiro cyacu kugira ngo dukomeze tuganire ubwiza bw'Imana, ubuntu bw'Imana, uko Imana yacu idukorera ibyo byose. Amen, haleluya. Uno munsi turakomeza kumva ijambo ry'Imana kuko twayibonye mu kiganiro cy'ubushize, mu byo tunyuramo bene data, tujye tubankaya bene data bavuye mu butayu, barimo banyura mu butayu bavuye mu gihugu cya Egiputa bakagera hariya ku mugezi wa Mara. Bari barushe, twabonye ko bari barushe kandi bafite inyota ibamereye nabi, ariko bageze ku mugezi, umugezi urabasharirira, murabyibuka neza. Ariko ukomeje gusoma hariya twagejeje, mwabonye ko nubwo habashaririye hari icyo Imana yakoze ku mukozi wayo Mose, amaze gufata iriya nkoni gasha muri ya mazi, amazi yongera araryoha, amazi amera neza, abantu b'Imana babona amazi yo kunywa. Amen, haleluya. Niyo mpamvu ibintu byose tugezeho ntitugitotombe, tujya duhura n'ibibazo tukitotomba, gufata Imana ibigenje bite, bibaye bite, tukata umutwe kandi bikatuyobera uko turiko dukora kugira ngo Imana ibyo tukorera. Ariko ikiruta ibintu byose, bene data, tujye twizera Imana yacu ko ari Imana ikora imirimo, Imana y'igitangaza, Imana ikomeye kandi ihoraho ibihe byose, itwitaye uko bukeye uko bwije. Ntabwo Imana igitwibagirwa mu byo tunyuramo. Ni muri iyo ntumbero cyangwa se muri uwo mwanya tugiye kureba ijambo rimwe ridufasha kuba mu ibyo bihe. Kuba mu ibyo bihe iyo Imana yacu itugira neza, idukora ibikomeye byose, kuko Imana yacu igitwitaho. Niyo mpamvu uno munsi ijambo tugiye kureba, turareba mu gitabo cy'umubwiriza. Mu gitabo cy'umubwiriza hariya mu bice 12 nibwo tubusanga ijambo ry'uno munsi. Turebe ibikomeye iyo uvuye hari ahantu Mara, nubwo ahantu tuba turi bene data hajya hadusharirira, hakatumerera nabi, tuvuga ko ibintu bicitse, ibintu bikomeye, Imana yacu ariko ituba hafi ya byose. Hafi ya byose, tujya duhura muri byinshi bitugira mu ibyo. Ikiganiro cyacu no munsi Yesu Kristo byose, bene data, nko nambabwiye, tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri umubwiriza. Tujye kureba mu mubwiriza umubwiriza 12 sorry. Katwumve ijambo ry'Imana uko rivuga. Haravuga ngo, dusome mu izina rya Yesu bene data. Haravuga ngo ibice 12 umurongo waho wa 13, turasoma imirongo 2 n'umurongo wa 14. Turebe ukuntu havuga mubwiriza ibice 12 n'umurongo waho wa 13 na 14. Umutwe w'ijambo uvuga ngo, nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Amen, haleluya. Nta kindi mwene data gifite akamaro muri ibyo byose. Twaba tugeze Mara ahantu hari umugezi udushaririye, twaba tugeze Mara ahantu hari amazi adushariye, tugeze ahantu hari ibibazo bidushaririye, ibibazo bitubabaza, nta kindi kintu na kimwe gihari atari ukubaha Imana. Ibyo byose nubwo bituma bene data ngo twubahe Imana. Imana yacu ni igitugira imirimo, igidukora imirimo ikomeye, ikatuvana ahantu henshi hatubabaje. Amen. Icyo dukeneye muri ibyo byose duhana nabyo nubwo bitubabareza imitima, twubahe Imana. Amen. Twubahe Imana kandi Imana nitwara kuyubaha izadukorera ibikomeye. Iyo ukomeje nabwiye ukomeje hari uzwa n'indi migezi bagiye babona mbere. Reka dusome rero mu izina rya Yesu, twumve ukuntu havuga.
ku murongo wa 13 ngiyi niyo ndunduro y'ijambo. Amen. Indunduro y'ijambo, ibintu byose mwene data tubiramo, indunduro yabyo ni iyi ngiyi ngo byose byarumviswe. Indunduro byose, ibyo byose tuhura nabyo byabayeho, ibitubabaza byabayeho kuva kera, ibitubabariza imitima byabayeho kuva kera, ibiduca intege ngo byose byarumvishwe. Abantu barabyumvishe, haba babyumvishe muri no ruhande, babyumva muri ya ruhande, babyumva impande zitandukanye bene data. Byose ibyo bintu ubona byarumvishwe, ntugacike intege, byose byarumvishwe. Amen. Ngo wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Ikintu ngo twubahe Imana gusa mu bintu byose bitubaho bene data, ibintu byose bitubaho, ibintu bimbaho, ibintu bikubaho mwene data, umva ikintu gihari ni wubahe Imana. Wubahe iki? Wubahe Imana ngo kandi ukomeze amategeko yayo. Ubaha Imana, komeza amategeko yayo. Wubahe Imana, komeza amategeko yayo, kandi unakora iki? Ngo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Nibyo binkwiriye, nibyo bigukwiriye, nibyo bidukwiye twembi kubaha Imana no gukomeza amategeko yayo. Nubwo tugera mu bintu bitubabaza, bitubabariza imitima, twubaha Imana, dukurikiza n'amategeko yayo. Ibyo nibyo bikwiriye umuntu wese. Amen, haleluya. Nibyo bikwiriye umuntu wese, ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. Kuko ibyo byose dukora, ibyo dukora mwene data, Imana izazana umurimo uwo ari wo wose wakoze. Izazana umurimo uwo ari wo wose nakoze. Izazana imirimo iyo ari yo yose twakoze twembi, yose ngibizane he? Ibizane mu manza. Niyo mpamvu tugeze mu bihe bibi, reka kwitotombera Imana. Tugeze mu bihe bibi, reka kusakuza ku Mana, reka kuvanga Imana yawe. No, ibintu bibaho byose Imana ibibizi. Kuko iyo tugeze n'ibyo bintu dukora, ngo ibyo bintu byose ngo tumenye ko nk'indundo ya byose, ibyo byose bizaza mu manza tuzacibwa. Uko bizaza mu manza tuzacibwa mwene data. Amen, haleluya. Imana iduha umugisha, kandi Imana iduha umugisha, Imana iduha umugisha, twembi duha umugisha muri byose. Ngo yose, umurimo wose uwo ari wo wose uzazana mu manza, ngo n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi, n'icyahishwe cyose cyaba icyiza cyangwa ikibi, mwene data mvuye ngo nacyo kizazanwa mu rubanza. Umurimo uwo ari wo wose. Amen, haleluya. Umurimo uwo ari wo wose, Imana iduha umugisha, Imana iguha umugisha. Umurimo uwo ari wo wose, umurimo uwo ari wo wose uzazanwa mu rubanza. Ngo kandi ikintu cyose wakoze cyangwa se nakoze, cyangwa se ikintu cyose twakoze, cyaba cyiza kizazanwa mu rubanza, cyerekana ibyo wakoze byiza. Ngo kandi niba warakoze n'ikibi, cyangwa se warakoze ibibi, narabikoze cyangwa wowe warabikoze, cyangwa twembi ibyo twakoze byose nabyo bizazanwa mu rubanza. Imana idufashe cyane, Imana iduha umugisha. Ni ukuvuga ko iki ni ikintu gikomeye Imana yacu igomba kutwubwira. Twirinde bene data, iyo tugeze ahantu hakomeye twitotombe ku Mana, kuko ibyo byose dukora bibi ngo bizaza, kandi tujye twanakora ibintu byihishe, ngo byose bizazanwa mu rubanza. Ibyiza bizazanwa mu rubanza, ibi bizazanwa mu rubanza mwene data. Aho uri hose wumve icyo utekereza. Ijambo ry'uno munsi ryo kuri kuno cyumweru twese byose ndashaka riturebe mu mitima yacu, rikurebe, rindebe, riturebe twembi, turebe ko dukurikiza amategeko y'Imana, tukubaha Imana muri ibyo byose duhura nabyo, kandi tukareba ko imirimo yacu iyo ari yo yose, yaba ibyiza twakoze cyangwa se ibyiza dukora, cyangwa ibyiza tuzakora ejo, cyangwa se ibi twakoze, cyangwa ibi dukora, icyo tuzakora byose, byaba ibyiza cyangwa ibi byose bizazanwa, n'ibyahishwe byose bizazanwa. Amen. Imana idufashe. Ndashaka uno munsi muka rusange adufashe kugira ibyo byose tujye tubigarira ku iteka. Imana igibana natwe, igidukiza, tuvana aho hantu ibyo byose, ko nibyo biri mu bintu bidushaririye,
ibintu biba bidushaririye bituma tutabaho tutagenda mu buntu bw'Imana uko bikwiriye. Amen. Mana yacu dufashe kugira tukuru bukomezi iyo tugenze mu ubwo buryo tuba tugiye mu bukomezi bukomeye. Imana iradufasha tugakomera muri yo, tukamererwa neza mu buzima, ibintu byose bikagenda neza. Amen, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu hano iyo tufashe ya Bibiliya y'ubusobanuro nababwiye hano ku murongo wa 13 ngo wubahe Imana. No kuva ko kubaha bivuga ngo gukunda, kubaha ni ishingiro ry'ubwenge. Kuko iyo wubashe, niba wubaha Imana, wubaha Imana niryo shingiro ry'ubwenge. Ibyo duca tubisanga iyo turebye muri Zaburi 111. Amen, haleluya. Turebye muri Zaburi 111 niyo duhita dusanga ijambo ritubwira ibyo kubaha Imana ko ari ryo shingiro ry'ubwenge. 11 ku murongo w'10, reka turebe uko havuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Amen, haleluya. Urumva ko nicyo kintu cy'ubwenge gikomeye, kubaha Imana nibyo shingiro ry'ubwenge, nibyo shingiro ry'ibyo turimo byose. Ko kandi iyo turebye no mu migani, reka turebe mu migani naho, no mu migani igice cya mbere umurongo wa 7, naho twumva ko havuga imigani 1:7 havuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Amen. Mwumve rero ngo kubaha Imana ari bwo bwenge, ngo kimwe n'ibigize ubwenge byose nabyo bigomba gukora Uwiteka. Reka turebe muri Yobu muri Yobu havuga ngo, turebe muri Yobu ibice 28. Naho ukuntu havuga, turimo twihuta nabwiye ko tujya tunyuraho ubwira gusa dufatanya kugira ngo tubashe kugendana mu nzira imwe, tubashe kugenda uko bidufasha gusoma. Muri Yobu 28 umurongo wa 28 twumve naho ko havuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Kubaha Uwiteka, ibwira umuntu iti dore kubaha ibwira umuntu uti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Imana itugire neza bene data, idufashe turinde tumenye ubwo bwenge bwo kubaha Imana. Kubaha Imana amategeko yayo nibyo bidukwiriye, ko niyo ndundo y'ibintu byose. Kuko tutayubashe ngo tukise amategeko yayo twahita tubura ubwenge. Kandi tumaze kubona ko ibintu byose bikwiye kuba Uwiteka Imana, ndicyari mu mwana w'umuntu, kandi ukamenya ko ibintu byose byahishwe, byari byiza bigomba kuzaza ko munsi w'urubanza. Amen. Imana idufashe cyane. Nukuva rero hano ibintu bigize ubwenge ni kimwe kibigize ubwenge, ngo kandi muri ibyo ngo bukabugendeye n'intunduro yabwo, ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Aha niho hari umwanzuro wacu, ishingiro ryacu aho bitandukaniye cyane ni ubusa. Nuvuga ko ikintu gitandukanye no kubaha Imana, mwene data, kubaha Imana ukareba ko ugeze mu bibazo bikomeye handi kuri Mara, ugahita wumva ko Imana ibintu byose birangiye bicitse nta n'umumaro wabyo, urumva ngo bibaye ubusa. Amen. Umurimo wose mu manza, ni ukuvuga ko uku kuri kwakomojweho ahantu hagiye hatandukanye mu gitabo. Dushobora kubona ahantu henshi ibintu bijyanye n'ibyo bintu, ariko igihishwe cyose, reba ibyo bintu igihishwe cyose cyaba ikiza cyangwa ikibi, cyose kizagaragazwa kize mu rubanza. Wowe mwene data ukora ibyiza, komeza ukora ibyiza. Nawe mwene data ukora ibibi, ni akazi kawe. N'ibyo byaba bihishwe kuri wa munsi bizamanika ngo bize mu rubanza. Reka turebe ijambo rya nyuma tujye kurangirizaho y'uno munsi, turebe ibyo bita umurimo wose mu manza. Twareba ahantu henshi, dushaka kureba mu gitabo, reba wareba muri Matayo 12:36 ngufashe byihuse, ukareba no mu Bakorinto ba mbere
3:12 kugeza kuri 15, ugahita ureba no mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo w'9 kugeza ku 10, ukareba nanone no mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 12 kugeza kuri 13. Igihishwe cyose ariko reka turebe umurongo, iyo mirongo niyo mbahaye bafashe kwa mwagiraho murebe. Reka turebe umurongo wanditse uri mu Baroma, niyo twe turi gusorezaho no munsi, turi gusoreza mu Baroma ibice, Abaroma ibice 2, Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 16. Reka twumve uko avuga dusome mu izina rya Yesu. Uburyo Imana itarobanura ku butoni. Kuri 16 bavuga ngo, kandi ni nabwo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciriraho abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Kino gitanu urwandiko Paulo yari yandikiye Abaroma. Amina. Ngo kandi nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacirwaho abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Amina, haleluya. Aha Paulo yamatugiye inama ngo urumva nibyo izatangaho umugabo. Mwene data, ibyo dukora kubaha Imana nukora ibyiza ngo bizaba igitanga buhamya, izaba ngo nibyiza Imana izatangaho umugabo ku byiza wakoze cyangwa se ku bibi wakoze, nibyo Imana izatangaho umugabo, nibyo bizaguhamiriza kuri wa munsi. Reka rero bene data, aho dukora ibi twirwanire gukora ibyiza, turwanire gukora ibyiza kugira ngo Imana yacu ikomeze tugire neza. Turwanire gukora ibyiza bene data. Yesu Kristo abaho umugisha kuno munsi mwiza, tariki 20 kwezi kwa 3 2022. Yesu Kristo ibihe byose abane namwe, ndiho akomeza abagire neza. Nibyo jambo nafite no munsi ko tuganira ku kintu twita ikintu ko nta kindi gifite akamaro atari kubaha Imana. Nta kindi gifite akamaro atari kubaha Imana, ni kubaha Imana gusa, ibindi byose ni ubusa. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze muri byose niza ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom. Yesu abane namwe kandi abagire neza. Ndanabasaba muri no minsi, murazi ko nayo maze iminsi mvuye muri Afrika gushaka umufasha muri no minsi yahuye n'uburwayi, mufashe gusenga kugira Imana ikomeze imugire neza, ameze neza. Yaravuye mu bitaro, yahuye n'ikibazo, ariko ikibazo cyadushikiye byose Imana irabizi. Imana ni nyabuntu n'imbabazi. Nabwira ko nasize atwite inda y'abana 2, ariko haje ikibazo cyanjye turumbuka, ariko Imana irabizi. Ntawaje kumenya ko byagenze, ajyanwa kwa muganga, mufasha barimo bamufasha ariko biranga, inda ivamo. Ibyo nabyo mudufashe gusenga kugira ngo Imana, ariko yaramurokoye, we ni muzima, araho ameze neza. Kuweza mugasenga Imana yacu y'amahoro igakomeza ikamuba hafi, kuko ibyo ni muri bya bindi tugenda tunyuramo bijya bishaka kuduca intege cyangwa dutesha umurongo, ariko Imana ibizi ibiza byatangiriye, ibizi ntabigomba kurangirira. Amen. Imana ibaho umugisha rero, mufashe kwa masengesho kandi bazi kija muri bango tujye dusengeranira kugira ibintu byacu bihabwe imbaraga, byatugira imbaraga muri byose. Amen. Ubwo ni ijambo ry'uno munsi naho bigarukiye. Imana y'amahoro ikomeze biteho muri byose, mugiho kose akomeze abagire neza mu byanyu, ubwo tuzongera ku cyumweru gitaha tubime ikiganiro cyacu Yesu Kristo byose. Imana ibaho umugisha.